nyuma yo gutrendinga ku itangazamakuru bitandukanye. Nyambo Jessica na Titi Brown wamenyekanye nk'umwe mu bantu bimariyemo mwuga w'ububyinnyi. Aba bombi baje gukora couple. Gusa amakuru atari meza uyu munsi nuko iyi couple yasenyutse. Ariko kandi hari gitera. Ihangane gato nongere nkwereke kano ka video. Wari kumagambo menshi. Please. Stop. Money, did you stop? Stop, money. It's Branka, man. Ni Branka, man. Ni Branka, bro. Ni Branka. Ni abafana bacu tsanga nyine gutaho kuri iyi Branka. Simana wajye wasiri hari ibintu bidakinishwa mani Nyambo. Byatangiye byitwa ababesto. Ibihumbi by'abantu twuzura ku mbuga nkoranyambaga zabo nk'inzuki zipakira mu mutiba. Gusa nanone urebye nyuma ya marido bitekerezwa ko biriya twabonaga kare Branka ntago ari Branka nk'uko tubitekereza, ahubwo byari urukundo rwanyarwo. Numfate nabi monsherame, ndimo ndaguha facts zigaragaza ko ururwaro urukundo rwanyarwo. Ariko kandi ndaza no kugutungira agatoki impamvu imwe rukumbi igaragaza ko bagombaga gutandukana nyine. Yarambwiye nyine ngo nzamubera mama w'abana. Wabyumvise muri singa muri mumeze mu. Aha Nyambo yari mu kiganiro cyitwa This and That, aho yaragaragiwe n'abakobwa babiri. Umwe muri bo amubaza ibibazo bitandukanye. Gusa mu gusubiza kwa Nyambo yasoje aseka cyane atangara avuga ati abantu muri singo mubayeho mute. Mu mvugo isa nica amarenga ariko kandi itanga message nk'urupapuro rw'umweru rwanditsweho na wino yirabura, agaragaza ko umubano we na Titi Brown atari umubano usanzwe ahubwo ari urukundo rwanyarwo. I mean romantic love. Nirimo kukwereka ibihamya byerekana umubano ukomeye uri hagati ya Titi Brown na Nyambo. Ngira ngo ngutungira agatoki impamvu imwe rukumbi yatumye aba bombi batandukana. Ndatekereza wakora subscribe. Nukuri wakora subscribe tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nge nitwa Bazaza, iyi ni TV X Presents. Banantwe kugira video irangiye uraza gusobanukirwa. Ibi ndabizi neza. Kandi uyumve mwikaze. Umva ntugende ndacyakubwira. Niho bahere bavuga ngo abanyafite isereri ngo ndatwite. Kubera icyo ari Titi ukekwa rero. Kuki batavuga Kiramani ni boyfriend wawe. Okay, mu bintu Nyambo yifuza kubyarana na Titi nta birimo. Nyambo Jessica aho yari mu kiganiro n'umunyamakuru witwa Chita ku muyoboro wa YouTube channel yitwa Chita Magic n'ubundi. Aha barimo bagaruka ku bihuha byari maze iminsi bivugwa ko Nyambo yabatwite, ariko kandi atwitiye Titi, I mean Titi Brown. Gusa ibi ntago mbitindaho. Nyambo Jessica nk'umukobwa w'umunyabwenge ariko kandi bitekerezwa karicakura. Amagambo yagira ati no kuri abantu bazi ko nyine ndi umutesi ndi umwana uraho nyine nta kintu kibinzi kandi my friend. Nuko hubwo ibyatubabaje agari ngombwa ngo twe tubabaza abandi. N'abantu batugiriye n'abantu batumye tubabaribwe ngo tubiture. Byibuze tugomba kubabera abana beza kugira ngo tureke ko bo bahinduka nabo bakaba abana beza. Ubuhanga n'ubushishozi Nyambo agaragaje turabigarukaho ubizirikane. Ariko kandi amakuru ari ku mihanda avuga ko hagati y'aba bombi, ndavuga Titi Brown na Nyambo Jessica, haba harimo wahisha undi kafite uburwayi, I mean ubwandu bw'agakoko gatera sida. Gusa sinzi ngo ninde, ariko bitekerezwa ko umwe muri bo wanduye ari we wakoresheje ubwenge bwinshi kugira ngo abashe guhisha icyo kibazo. Sinzi niba ari Titi, gusa nawe ntiyoroshye ushingiye ku bimenyetso by'ubuhanga Titi Brown agaragaza muri biriya byo gusigura amaplanka. Gusa aya ni amakuru ari imihanda, mutaza kwifata nabi, nta muntu nza agatoki, ariko kandi biranashoboka 50% ntawamenya. Gusa uzirikane ko dukomeze gucukumbura. Nahawe rero gukora subscribe tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nge nitwa Bazaza, in TV X Presents, ndabakunda cyane. Hasta la vista.